umushima aragukunda musange kuki utamusanga uyu munsi kuki utamwitaba none. Bene data, reka twongere dushimire Imana yo ikiturinze tukaba tugejeje aya magingo tugihumeka. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya tugezemo kuri uyu munsi wa gatatu ari nabwo dusoza ibi byigisho turimo twiga, nejejwe no kongera kubana nawe muri uyu mwanya twiga ijambo ry'Imana, kandi dusaba Imana cyane kugira ngo irusheho kutwiyereka no kudusobanurira uko dukwiriye kwitwara mu gihe nk'iki ngiki, aho isi ikomeje gusaya mu cyaha. Twebweho turasabwa kugira ngo tube maso, twihane, kugira ngo Imana inzira yose ituyoboye gucamo, nubwo twayibona imeze nk'aho ari amahwa duhanda, ariko hirya y'ibyo byose, hirya y'iyo miruho, hirya yo kurwana na kamere y'icyaha ihora igambiriye kuturimbuza, Yesu Kristo ni umuneshi. Ntawe ugera ahantu Imana itabasha kumukura. Niyo mpamvu iyi miburo ibibayeho kuri twebwe, kugira ngo turusheho kwisuzuma cyane, turebe umushyikirano wacu n'Imana, uburyo tubanye n'Imana, kuko mu gihe nk'iki ngiki dufite inararibonye yuko uko isi yagiye irushaho gusaya mu cyaha ndetse kurinda kugera ku munsi w'imperuka, ijambo ry'Imana ryatugaragarije yuko ababi bazakomeza gukora ibibi, ariko abanyabwenge bo cyangwa se abantu bazi Imana bakazakomera gukora iby'ubutwari. Nibyo rero nagusabira kugira ngo dufatanye muri uru rugendo, kandi tuyobowe n'Imana tuzahabwa kunesha dutabarutse. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya mu cyigisho tugiye kwigana, ni icyigisho nk'insanganyamatsiko twari dufite ivuga ngo igihe cy'inyongezo, igihe cyo kuzuza igikombe no kugaragara kw'ibiri mu muntu. Ibyo twabonye rero, ese uyu munsi waba ubyitwayemo ute? Ese waba uri mu buzuza igikombe ibihano by'Imana bigakurikiraho? Byaba byarakumariye iki se warumvise imiburo itandukanye iturutse mu ijambo ry'Imana? Ese waba urimo gukosora ibyo wabanje kwangiza, kugira ngo, kuko niho tuvuze yuko nta muntu uragera aho Imana itabasha kuba yamukiza igihe icyo ari cyo cyose agifite umutima wo gushaka Imana. Imana nayo ibirwara intambara zo kugira ngo imunyage Satani. Bityo rero iyo umuntu akomeje kwirundurira mu Mana, hirya y'ibyo ngibyo habaho kunesha. Nibyo nagusaba kugira ngo muri uru rugamba duhanganye n'imbaraga y'umwanzi Satani ataduhitana, ahubwo twizere Yesu Kristo kuko niwe muneshi, kandi niwe ubasha kudufasha mu gutsinda kamere y'icyaha. Bityo rero niba uyu munsi wa none tubashije kubana muri uyu mwanya, reka turebe icyigisho cya gatatu nabwo nanone kigaragara mu ishungura ryo muri iyi minsi, ibyo gusengera abarwayi. Ni icyigisho cya gatatu, ibyo gusengera abarwayi, amayerekwa ndetse n'ibindi. Reka mbere yo kujya mbere tubanze twicishe bugufi dusenga Imana. Turagushimye Nyagasani, mubyeyi w'ikiranuka, kubw'ineza n'imbabazi zawe, izina ryawe rihimbazwe. Tuje imbere yawe kugira ngo uduhugure mu ijambo ryawe. Turi abanyabyaha, turagusaba kugira ngo weze imitima yacu, kandi iri jambo rigiye kubibwa mu mitima yacu turinde ko ryabibwa ku kara, cyangwa se ryasanga hari imbuto ibasha gutuma iryo jambo ridakura, ahubwo Nyagasani ribwe mu butaka bwiza, kugira ngo yaba nge urivuga ndetse n'abaryumva tuzaraganwa ubugingo buhoraho,
bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umwanya nk'uyu nguyu muvandimwe, ejo twize icyigisho kigaragaza ibyerekeranye n'umuhanuzi utarumviye itegeko ry'Imana. Umuhanuzi utarumviye itegeko ry'Imana, twabonye ko muri iki gihe cya none hariho uburyarya. Tubona ko Satani agomba kuza yiyambitse imibiri y'abantu, kandi ibyo ngibyo bikaba bibasha gukorerwa muri mugenzi wawe nk'umuntu wenda mwafatanije umurimo, yaba umubwiriza, kuko twabibonye uriya musaza yagiye akegera uriya muntu w'Imana ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe. Ibyo ngibyo rero twabibonye ko hari abantu benshi Satani yamaze kwigarurira, kandi bari barakoze umurimo ku buryo butangaje, kugeza ku rwego aribo barimo kugenda bagashuka bagenzi babo, kandi bashaka kubagarura mu murongo ugaragara ko Imana irimo kugenda ihindura icyerekezo mu byerekeranye n'umurimo wayo, ahubwo igatoranya abandi bantu kugira ngo bari bo bayihagararira mu murimo. Ariko kubera ko umwanzi Satani akomeza kugenda arwana inkundura, ashaka kugira ngo na ba bandi bakoze uwo murimo abigarurire binyuze mu buryarya, nk'uko twabibonye mu gitabo nako ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 11 ku murongo wa 32, ahavuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga. Mu gihe Imana rero yari yaraguhaye umutwaro wo kuvuga ubutumwa bwiza, uyu munsi ukaba none urimo kugenda usa n'ubusukamwo amazi utakivuga ukuri nk'uko kuri, bishoboka ko wasohorerwaho n'ibyabaye kuri uriya muhanuzi utarumviye itegeko ry'Imana. Ariyo mpamvu nta mpamvu n'imwe uyu munsi ituma umuntu abasha kujya gutegera amatwi inyigisho z'ibinyoma nk'izo ngizo. Inyigisho z'ibinyoma nk'izo ngizo nta mpamvu ituma abantu bajya kuzitegera amatwi, kuko uyu munsi hari itsinda ry'abantu ubona baguye mu rujijo, bishingiye nabwo nanone ku magambo twabonye mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya 3. Ndagira ngo duse n'abasoma ayo magambo gakeya, hanyuma tuze kugaruka kuri iki cyigisho cy'uyu munsi, aho twabonye abantu bazahera mu rujijo kuko hari ubuhakanyi buzadutungura. Noneho ayo magambo akaba aboneka kuri page 349 mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, twakunze kuyaganiraho cyane, ngo hari ikigiye kuza kubagerageza kandi bazarindimuka. Abo se ni bande? Uhereye ku magambo ari hejuru gatoya ku ipaje ya 349 hari amagambo avuga ngo ubuhakanyi buzadutungura, ngo nk'uko byagenze mu gihe cyashize, mu gihe kizaza tuzabona habaho gukura kw'imico y'ubwoko bwose. Tuzabona ubuhakanyi bw'abantu twagiriraga icyizere, abo twiringiraga, abo twibwiraga ko bakomeye nk'icyuma mu kudahemuka ku mahame kwabo. Uyu munsi wa none hari abantu twabonaga ko bari bafitiwe icyizere mu murimo, ndetse ari ababwiriza babo bapasiteri cyangwa se abarayiki, ariko ugasanga uyu munsi umurongo warahindutse bw'ibyo bavuga, ndetse n'ibyo bavugaga ugasanga barimo kugenda babigambanira. Ariko ibyo bintu bifite ibihamya byagiye bibigaragaza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo benshi bazagwa bave mu byizerwa bakurikira imyuka y'abadayimoni. Rero ngo hari ikigiye kuza kubagerageza kandi bazarindimuka. Bene abo bantu nibagwa, bamwe bazavuga bati ninde twakwiringira? Ibi ni ibishuko Satani azana kugira ngo arimbure ibyiringiro by'abahirimbanira kunyura mu nzira ifunganye. Mu by'ukuri abagwa bamaze kwanduriza inzira yabo imbere y'Uwiteka, kandi aba bagwa ni ibyapa by'imbuzi byigisha bahamya ko bizera ukuri, ko ijambo ry'Imana ryonyine ari ryo rishobora kurinda abantu bagashikama mu nzira yo kwera cyangwa rikabakura mu cyaha. Muvandimwe, uyu munsi wa none ukwiriye kugaragara uruhande uhereramo. Kubw'iyihe mpamvu? Nta hagati na hagati. Ubu uyu munsi hari abantu bameze nk'abaguye mu gihirahiro, kubera bagenda bareba ese uyu munsi ibyerekeranye no kuba wenda twajya mu matsinda ko turimo gusanga ari ikibazo, ko n'abariyo barimo guhondana imitwe. Ese ko no mu idini naho ugasanga umuntu yamenye ubutumwa bwiza, ariko kubwo kutabana n'Imana mu ijambo ryayo yaheze mu gihirahiro, agashaka kugira ngo yumve impande zombi, ati wenda nta wamenya uko bizagenda. Ariko ibyo bintu bikazaza kumugusha mu mutego, kubera ko atabanye n'Imana mu ijambo ryayo, arimo gufata impu zombi, yabuze uko yakwitwara. Nyamara
ahangaha ijambo ry'Imana riravuze ngo mu by'ukuri abagwa bamaze kwanduriza inzira yabo imbere y'Uwiteka, ngo kandi ni ibyapa by'imbuzi byigisha bahamya ko bizera ukuri ko ijambo ry'Imana ryonyine ari ryo rishobora kurinda abantu bagashikama mu nzira yo kwera cyangwa rikabakura mu cyaha. Rero muvandimwe, nongere nkwibutse amagambo yanditswe mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze. Mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ku ngingo ku ipaje y'113 ni icyasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2018, kimwe gifite kuvertire y'ubururu. Baranditse ku cyigisho kivuga ngo abashumba gito, baranditse ngo neretswe ko abatambyi bari kwerekeza umukumbi bashinzwe ku rupfu bagiye gufatirwa vuba bidatinze muri uwo murimo uteye ubwoba bakora. Ibyago biturutse ku Mana bigiye gusukwa, ariko kuri abo bashumba gito ntibizaba bihagije ko bababazwa na kimwe cyangwa bibiri muri ibyo byago. Icyo gihe ukuboko kw'Imana kuzaramburanwa uburakari n'ubutabera, kandi ntizaguhina itarangije gusohoza imigambi yayo. Abatambyi bakurikiza amabwiriza bahawe kubwo gukorera ibihembo bazapfukama baramirize ku birenge by'abera, ndetse bazazirikana ko Imana yabakunze kubera ko bagundiriye ukuri kandi bagakurikiza amategeko y'Imana, kugeza ubwo abakiranirwa bose bazaba bamaze kurimburirwa ku isi. Buri tsinda mu matsinda anyuranye y'abizera bavuga ko bategereje kugaruka kwa Yesu rifite ukuri kudashyitse. Nyamara Imana yahaye ukuri kose abana bayo bari kwitegura umunsi w'Imana. Yabahaye kandi ukuri kutazwi na rimwe muri ayo matsinda, kandi nta nubwo azigera agusobanukirwa. Ibintu ayo matsinda ahishwe Imana yabihishuriye bazabasha kureba kandi bakaba biteguye gusobanukirwa. Niba hari umucyo mushya Imana ishaka gutanga, izatuma abana bayo batoranyijwe kandi bakundwa bawusobanukirwa, bitabaye kujya kumurikira intekerezo zabo binyuze mu gutega amatwi abari mu mwijima no mu buyobe. Haranditswe ngo neretswe ko ari ngombwa ko abizera yuko ubu turi guhabwa ubutumwa buheruka bw'imbabazi bagomba kwitandukanya n'abinjiza mu ntekerezo z'abantu ubuyobe bushya buri munsi. Iki kintu ukwiriye kugitega amatwi. Ngo neretswe ko ari ngombwa ko abizera yuko ubu turi guhabwa ubutumwa buheruka bw'imbabazi bagomba kwitandukanya n'abinjiza mu ntekerezo z'abantu ubuyobe bushya buri munsi. Neretswe ko yaba umwana cyangwa umuntu mukuru ntawe ukwiriye kujya mu materaniro yabo, kuko byaba ari bibi kubatiza umurindi muri ubwo buryo igihe bigisha ibinyoma by'uburozi bwica ubugingo kandi bakigisha inyigisho z'amategeko y'abantu. Muvandimwe, niba ubona ahantu ujya byaba mu itsinda cyangwa se mu idini ukabona bakwigisha ibintu by'imihango gusa cyangwa amategeko y'abantu, ibyo bintu ntabwo ukwiriye gukomeza kubitegera amatwi, ngo kuko byaba ari bibi kubatiza umurindi muri ubwo buryo igihe bigisha ibinyoma by'uburozi bwica ubugingo kandi bakigisha inyigisho z'amategeko y'abantu. Ingaruka zituruka kuri ayo materaniro ntabwo ari nziza. Niba Imana yaradukuye muri uwo mwijima n'ubuyobe, dukwiriye guhagarara dushikamye mu mudendezo twahawe kandi tukishimira ukuri. Iyo tugiye gutega amatwi ibinyoma kandi ntawadusabye kujyayo, bibabaza Imana, kuko itazaturinda keretse gusa niba ariyo yatwohereje muri ayo materaniro aho ubuyobe bwinjizwa mu ntekerezo z'abantu n'imbaraga z'ubushake bwabo. Abamarayika bahagarika kuturinda maze tugasigara dukomwa hirya no hino n'umwanzi, tukajya mu mwijima kandi tugacibwa intege na Satani n'imbaraga z'abamarayika be babi, bityo umucyo wari utugose ukinjirwamo n'umwijima. Neretswe ko nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa dutega amatwi ibitekerezo by'ibihimbano. Intekerezo zacu zikwiriye guteshwa umurongo zityo, ntizikwiriye guteshwa umurongo zityo, ahubwo zikwiriye kuzuramo ukuri kw'iki gihe no gushaka ubwenge kugira ngo tubashe kunguka ubumenyi buruseho kwimbika ku bijyanye n'uruhande duhagazemo, bityo twuzuzwe ubugwaneza, kwiyorosha, dushobore gutanga impamvu z'ibyiringiro dufite tuzikuye mu byanditswe. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo ukuri kw'ibyanditswe byera niko dukwiriye gushingiraho cyane kugira ngo tubashe kurokoka ubu buyobe buriho muri iyi minsi. Niyo mpamvu mu masomo twatanze hari isomo riboneka muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 11 havuga ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Kubera iki? Dusoma igitabo cyitwa kwitegura akaga gaheruka
kwitegura akaga gaheruka ku ipaje ya 63 mu cyigisho cy'ishungura. Ibintu bine byagaragajwe mu ishungura. Baravuga ngo benshi bazayobywa n'inyigisho z'ibinyoma kubera ubumenyi buke bw'inyigisho z'ukuri. Haranditswe ngo igihe kiregereje ubwo hagiye kubaho umubabaro no kujijwa gukomeye. Nshuti muvandimwe, nongera nkwibutse ko hari ibintu dusoma bikaba bimeze nk'aho ari current events. Ibyo bintu bikaba ari ibintu biri kubaho uyu munsi, nyamara kuko byanditswe kera abantu bakaba bashobora gukomeza kubisoma nk'aho ari ibintu bitaraba, ariko uyu munsi birimo kugenda bisohora. Ndagira ngo iyo dusoma nk'ibi bintu ni inyandiko tuba dusoma, ariko nawe ugenekereza utekereza uti mbese ibi bintu birimo birasohora muri iyi minsi cyangwa se ni mu by'igihe kizaza. Aha ngaha rero haranditswe ngo igihe kiregereje ubwo hagiye kubaho umubabaro no kujijwa gukomeye. Satani yambaye nka marayika azagera aho ayobya n'intore niba bishoboka. Hazaba imana nyinshi n'abatware benshi, imiyaga myinshi n'inyigisho izahuha. Mu gihe kigeragezwa n'ishungurwa, Imana ifite abagaragu bazagaragarira imbere y'amaso yose ko bayiringiye. Ni ku ngingo ya 4 ivuga ngo benshi bazayobwa n'inyigisho z'ibinyoma kubera ubumenyi buke bw'inyigisho z'ukuri. Barakomeza bavuga ngo umwuka w'Imana yasobanuye buri rupapuro rw'ibyanditswe byera, ariko kubera kutabyumva neza bihagije bamwe babona ntacyo bivuze. Ubwo ishungura rizasohora, inyigisho z'ibinyoma zigahabwa icyanzu, abo basomyi b'abanyamuhango badafite aho bashakirwa bazamera nk'umusenyi utemba. Abakomera ku nyigisho z'abanyamyuka baringaniza Imana n'isi bazagwa, bazabura ubugingo buhoraho nibadashyikirana n'Imana. Ngo kuvana abantu mu byizerwa kwa Satani kuzafata amasura mashya. Ikinyoma kizerekanwa ku buryo buboneye kandi bukurura. Inyigisho z'ibinyoma zivanze n'ukuri guke zizashyirwa imbere y'ubwoko bw'Imana. Uko niko Satani azagerageza no kuyobya n'intore niba bishoboka. Ibiyobya bikomeye nibimara gukorwa, imitima izamera nk'ifashwe n'ikinya. Mbese ibi bintu urabitekereza ute muri iyi minsi? Ariyo mpamvu abantu twari dukwiriye kuzirikana ibyerekeranye n'agakiza kacu kandi tukaragiza Imana ubugingo bwacu binyuze cyane kandi mu kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi agakiza ke Yesu Kristo yadusigiye n'ibyanditswe byera kuko niwo mutsima utanga ubugingo. Ariyo mpamvu mu gihe twiga nk'ibi byigisho, muvandimwe mba nkurarikira kugira ngo cyane wimbike mu ijambo ry'Imana kandi usabe umwuka w'Imana kugira ngo ajye arushaho kugusobanurira ibyerekeranye n'iri jambo, kuko ari wo mutsima utanga ubugingo kandi nibyo byanditswe byera by'umurinzi wawe. Ukwiriye kuzirikana cyane ugahora wiga Bibiliya, kandi atari ukugira ngo ubone ibihamya byinshi byo kugenda ubwira bagenzi bawe, ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo birinde intekerezo zawe, nk'uko Dawidi yavuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira nyuramo. Arongera aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Noneho rero muri uyu mwanya dukomeza tureba ku byerekeranye n'iki ijambo ry'Imana rimaze icyo ari cyo mu gitabo cyitwa Uwifuzwa Ibihe Byose, mu cyigisho kivuga ngo ibyabereye i Galilaya. Ni icyigisho cya 41 mu gitabo cyitwa Uwifuzwa Ibihe Byose. Igihe Kristo yabwiraga abantu ibyerekeranye n'umutsima w'ubugingo, yababwiye ko kurya umubiri no kunywa amaraso ya Kristo ari ukumwakira nk'umwami n'umukiza wacu, twiringiye ko tubabarira ibyaha. Noneho muri iki gitabo Uwifuzwa Ibihe Byose ku ipaje ya 263 handitswe amagambo avuga ngo ubugingo bwa Kristo aho abatuye isi buboneka mu ijambo rye. Yesu yakijije abarwayi kandi yirukana abadayimoni akoresheje ijambo rye. Yaturishije inyanja kandi azura abapfuye akoresheje ijambo rye. Kandi abantu biboneye ko ijambo rye rifite imbaraga. Yababwiye ijambo ry'Imana nk'uko yari yaravugiye mu bahanuzi bose ndetse n'abigisha bo mu isezerano rya kera. Bibiliya yose ihamya Kristo, kandi umukiza yifuzaga ko abayoboke be bashingira kwizera kwabo ku ijambo. None ukwizera kwawe gushingira kuki? Ese gushingira ku mayerekwa? Ese gushingira ku byerekeranye n'inzozi? Ese gushingira kuki? Muri uyu mwanya mba nkurarikira kugira ngo cyane wite ku ijambo ry'Imana, kuko agakiza ko Imana yagashize mu ijambo ryayo, kandi binyuze muri Yesu Kristo na mwuka w'Imana tubashisha kwakira ibyo byanditswe byera tukabigira ibyacu, tukiringira Yesu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi ko ari we dukwiriye kwishingikirizaho. Ibyo ngibyo rero byose tuganira n'Imana tubibona mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu hano bavuze ngo
Bibiliya yose ihamya Kristo, kandi Umukiza yifuza ko abayoboke be bashingira kwizera kwabo ku ijambo. Mu gihe yari kuba atakiri kumwe nabo, ijambo niryo ryagombaga kuba isoko ry'imbaraga kuri we. Kimwe n'umwami wabo, bagomba kubeshwaho n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana, nk'uko byanditswe muri Matayo igice cya 4 ku murongo wa 4. Haranditswe ngo rero, nk'uko ubugingo bwacu mu by'umubiri bugizwe n'ibyo turya, niko n'ubugingo bwacu mu by'umwuka bubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Buri muntu wese akwiriye gushaka ubugingo bukomoka mu ijambo ry'Imana. Nk'uko dushaka ibyo kurya kugira ngo tubeho, niko dukwiriye gushaka ijambo ry'Imana. Mbese uyu munsi umuntu ashobora kuvuga ngo njyewe nibikiye ibyo kurya, cyangwa se uyu munsi ndariye ndahaze sinzongera kurya? Oya, ibyo ntabwo bibaho. Umuntu akenera kurya buri munsi. Uko akenera kurya buri munsi rero, niko aba akeneye n'ijambo ry'Imana kugira ngo rimwubake mu ntekerezo, kuko niryo mutsima w'ubugingo. Ariko uyu munsi kubera ko abantu bagenda baritesha agaciro, ntabwo baba baha agaciro ijambo ry'Imana mu mwuzuro waryo. Rero ngo ahubwo dukwiriye kwiga Bibiliya twitonze. Aya magambo aravuga ngo nk'uko dushaka ibyo kurya kugira ngo tubeho, niko dukwiriye no gushaka ijambo ry'Imana. Ntabwo dukwiriye kurihabwa gusa riturutse mu ntekerezo z'undi. Ariyo mpamvu nababwiye ngo ntabwo uyu munsi ugomba kwishingikiriza ku bibwirizwa gusa, nk'uko niba mubwiriza uyu munsi ngo wumve ko ibyo bihagije, ahubwo nawe ukwiriye kugenda ugacukumbura wowe ubwawe, ukamenya icyo Imana ivugana nawe mu ijambo ryayo. Nuko rero ahangaha harakomeza havuga ngo ahubwo dukwiriye kwiga Bibiliya twitonze, dusaba Imana ngo iduhe mwuka wera dufashe kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ryayo. Dukwiriye gufata umurongo umwe tugashyira intekerezo zacu ku magambo ari muri uwo murongo, dushaka kumenya icyo Imana itubwira. Dukwiriye kwibanda kuri aya magambo kugeza tuyageza yacu, kandi tukamenya icyo Imana itubwira. Mu masezerano ye no mu miburo ye, Yesu ni njye abwira. Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo njyewe nimwizera ne kuzarimbuka, ahubwo nzahabwa ubugingo buhoraho. Ibivugwa mu ijambo ry'Imana nkwiriye kubigira ibyanjye. Amasezerano no gusenga, amabwiriza n'imiburo byose bikaba ibyanjye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Buri muntu wese rero akwiriye kuba maso, hanyuma agafata ibyanditswe byera bikamubera umurinzi, kandi agasaba na mwuka utanga ubugingo kugira ngo Kristo ature muri we, hanyuma noneho aze yuzuzemo ibyanditswe byera, hanyuma aba ari byo bimubera umurinzi muri iki gihe gikomeye cy'akaga. Rero dukomeza twinjira mu cyigisho, ndagira ngo tuzirikane ibi bintu. Ibintu tugiye kuzirikana ni uburyo tugiye kubona icyitegererezo cy'uburyo Satani agenda ahindura sisiteme yo kurwanya ubwoko bw'Imana mu buryo bumwe na bumwe. Kuko ahangaha biraza guhuzwa n'iki cyigisho turimo tugiye kwiga, cyangwa se twatangiye nari nkiri muri introduction cyangwa se mwiriburiro, aho tuvuga ibyo gusengera abarwayi, amayerekwa n'ibindi. Ese muri iki gihe byifashe biti? Kuko uyu munsi ni umutego Satani yateguye neza. Iyo dusoma nk'igitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2, hari amagambo yanditswemo muri iyi ngeri ya 2011, igitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe. Haranditswe ngo uko Satani n'abakozi be bakora. Ni icyigisho kivuga ngo ibitangaza si igihamya cyo kwemerwa n'Imana. Ngo nahawe amabwiriza yo kuvuga ko ku gihe kizaza hazaba hakenewe kuba maso gukomeye. Nta bupfapfa mu by'umwuka bukwiriye kuba mu bwoko bw'Imana. Imyuka mibi ikorana umuhati ishaka kwigarurira intekerezo z'abantu. Abantu barahambirwamo imiba biteguye gukongorwa n'umuriro wo mu minsi iheruka. Abantu birengagiza Kristo n'ubutungane bwe bazemera ubuhendanyi bugenda bwuzura isi. Abakristo bagomba kwirinda kandi bakaba maso, bakarwanya umubisha wabo Satani bashikamye, kuko azerera nk'intare itontoma ishaka uwo yaconshomera. Abantu bakoreshwa n'imbaraga y'imyuka mibi bazakora ibitangaza. Ahangaha tuhazirikane cyane. Bazatera abantu kurwara babaterereje imyuka yabo, maze hanyuma bayibakuremo, bityo bitera abandi kuvuga ko abo bantu bari barwaye bakijijwe mu buryo bw'igitangaza. Ibi Satani yagiye abikora kenshi. Ntabwo dukwiriye gushukwa. Vuba aha bidatinze
nakubwiye ngo aya magambo igihe tuyiga ujye utekereza n'igihe byavugiwe, kuko nk'iyi ni iretere Elina White cyangwa se n'urwandiko rwa 57 Elina White yandikiraga abantu mu cya 904, ubu hashize imyaka 120 ibi bintu byanditswe. Ariko haranditswe ngo vuba aha bidatinze hagiye kubaho ibintu bitangaje bizaba bifitanye isano ikomeye na Satani. Ijambo ry'Imana rivuga ko Satani azakora ibitangaza, azatera abantu kurwara, maze hanyuma ahita bakuramo imbaraga ye, bityo bazafatwa ko bakijijwe. Ibyo bikorwa bisa no gukiza bizashyira abadivantisiti b'umunsi wa 7 mu ishungurwa. Aha hantu haca akarongo cyane, kuko ibi bintu turimo kubiganiraho cyangwa se tugiye kubiganiraho turebe icyerekeranye no gukiza indwara ndetse n'umurongo Yesu yatanze ku byerekeranye n'iki kintu. Ibyo bikorwa bisa no gukiza bizashyira abadivantisiti b'umunsi wa 7 mu ishungurwa. Abantu benshi bari barakiriye umucyo ukomeye bazananirwa kuwugenderamo bitewe n'uko batabaye umwe na Kristo. Noneho rero ubwo tugiye kureba inararibonye y'uburyo abantu bagiye babaho mu bihe bitandukanye, ariko Satani akagenda ahindura systeme yo kurwana. Urugero, Satani mu gihe yari mu gihe cya Egiputa, abana ba Isirayeli bari muri Egiputa yabakoresheje uburetwa. Ariko ubu buretwa umusaruro aza kuwubura, kuko n'ubundi uko yarwanyije kugira ngo abaheburayo batabyara abana b'abahungu, kuko yabonaga ko igihe cyabo kigeze cyo gucungurwa kwabo, arwanya abaheburayo mu rwego rwo kubakoresha uburetwa cyane, bituma noneho n'abana igihe bavukaga mu bihe bikomeye ashyiraho uburyo bwo kubatsemba. Avuga ko abana b'abahungu anyura muri Farawo Satani, noneho Farawo ategeka ko abana b'abahungu bose bavutse bagomba kubahotora. Ariko yari yabanje gukoresha systeme y'uko babakoresha uburetwa, kandi noneho ntibabashe kubona igihe abagabo ntibabashe kubona igihe bahura n'abagore. Ariko igihe cyarageze, noneho Imana ikora ikintu gikomeye, Mose avuka muri kiriya gihe. Icyo nshatse kuvuga aha ngaha ni iki? Ni uburyo Satani yifashishije uburetwa ngo arebe ko yarogoye umugambi w'Imana ku byerekeranye no gucungurwa kwa Isirayeli. Azimye umucyo cyangwa se azimye kuvuka kwa Yesu Kristo, kuko yabonaga ko hazavukamo umucunguzi uzacungura ubwoko bwa Isirayeli. Ibyo bintu rero Satani arabirwanya anyujije mu buretwa. Noneho rero igihe kiragera, Satani abonye ko uwo mugambi yawutsinzweho, bigera ikindi gihe nabwo nanone Satani akomeza kurwanya ubwoko bw'Imana, arwanya abayuda akoresheje Nebukadinezari kujyana abayuda mu buretwa bakamaraho imyaka 70, bakajyanwa mu bunyage imyaka 70. Icyo gihe Satani ho ntabwo yigeze akoresha uburetwa, kuko yabonye ko icyo gihe yakoreshaga uburetwa muri Egiputa nta musaruro yabibonyemo, n'ubundi abayisirayeli barakomeje barororoka. Noneho igihe yabajyanaga i Babuloni yaretse ibyerekeranye n'uburetwa, ahubwo ahindura systeme yo kubaho umudendezo, bakibera i Babuloni, ntihagire uwo bavugaho, ahubwo bibera aho ngaho bameze nk'aho bari mu mudendezo. Ariko noneho ahindura systeme ashaka kugira ngo baramye ibigirwamana. Cyakora abaha umudendezo ho ntiyabakoresha uburetwa. Noneho rero ibyo ngibyo umugambi we waje n'ubundi gupfa, kuko n'ubundi ntacyo ashobora gukora kugira ngo arwanye umurimo w'Imana abashe kuba yawutsinda. Ibyo bintu rero byongeye yabonye agomba guhindura systeme yo kurwana. Niki yakoze mu gihe umucyo w'isabato watangwaga? Ahangaha muri iki gice cya 26 mu ntambara ikomeye, ni mu cyigisho kivuga ngo umurimo w'ubugorozi. Ku ipaje ya 325 haranditswe ngo igihe ukuri kw'isabato kwashyirwaga ku mugaragaro, abantu benshi batanze ibitekerezo byabo bashingiye ku myumvire y'abisi. Baravuze bati, igihe cyose tumaze twubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru, ndetse n'abasogokuruza bacu niwo bubahirizaga, kandi abantu beza b'inyangamugayo mu idini bapfuye bafite ibyishimo kandi bawubahiriza. Niba bari bafite ukuri, natwe turagufite. Kubahiriza iyo sabato nshya byazatujugunya hanze ntitugendane n'abisi, bityo ntitube hari impinduka twabagiraho.
ni iki itsinda ry'abantu bake bubahiriza umunsi wa karindwi ryageraho ugereranije n'abatuye isi bose bubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru? Ubwo urumva ko ahangaha Satani igihe yabonaga ko ukuri kw'isabato gutangiye kwigishwa, yahise anangira imitima y'abantu, atangira kubwira abantu yuko hari n'abantu bafite ibyiringiro kandi batararuhutse isabato. Abo ngabo hari n'ibyigisho twigeze tubyigamo tubona nka ba Maritini Luteri ndetse n'abandi bagorozi bagiye bapfa, ariko bagapfa ari abiringirwa ku Mana, ariko umucyo w'isabato batarawuhabwa. Noneho mu idini Katolika cyangwa se mu bantu bariho muri kiriya gihe umucyo w'isabato werekanwaga mu cya 844 ndetse na mbere yaho ho gatoya, abantu bamaze kubona umucyo w'isabato, kubera igihe byari bimaze isabato yarazinzikiranijwe, abantu baravuze batariko kuki twebwe tutakizwa kandi abatubanjirije barabaye abiringirwa ku Mana. Nyamara abantu ntibabashije kumenya uburyo Imana yamaze gukata ikorosi rigendanye n'uburyo cyangwa se n'uburyo yabanye n'abo bantu bayo n'umucyo yagiye ibaha ko ari wo bagakwiriye kugenderamo muri icyo gihe. Noneho rero byagenze bite? Ngo urwitwazo nk'urwo ni rwo Abayahudi batangaga kugira ngo berekane impamvu yo kwanga Kristo. Ba sekuruza bari baragiye bemerwa n'Imana binyuze mu gutanga amaturo y'ibitambo. None se kuki abana babo batashoboraga kubona agakiza bakurikije iyo nzira ya ba sekuruza? Ibi ngibi Abayuda nabo babigizeho urwitwazo. Nawe urebe isezerano rya kera ryose kurinda kugera Yesu aza mu isi, uhereye no kuri Adamu batangaga ibitambo, akaba ari byo bizereramo guhabwa imbabazi z'Imana. None igihe rero kirageze, Kristo araje, kandi byari byanditswe ngo azabuzanya ibitambo n'amaturo. Noneho abantu baravuga bati twebwe tuzakomeza gutamba ibyo bitambo kuko n'ubundi basogokuruza n'ubundi nibyo byabakizaga. Nta mpamvu rero yo kwirushya cyangwa se kujya kwizera ko Kristo igitambo cye gihagije cyonyine. Ibyo bintu nabo baba baguye mu buyobe, kandi ibyo ari byavuzwe mu nyandiko cyangwa se mu isezerano rya kera, ubwo byari bihindutse. Kristo aje ari we nyir'ubwite wagombaga kuba igitambo cy'iteka ryose. Abantu baba baguye mu buyobe gutyo. Kubera iki? Kubera ko kutiga ibyanditswe no kugira ngo basobanukirwe n'ukuri kw'Imana. Rero ibi bintu nabwo nanone tubona hari ikindi kigeragezo kigomba kuzaba muri iyi minsi y'imperuka, ubwo itegeko ry'icyumweru rizatangazwa, kandi nabwo nanone hakongera kubaho ikintu gikomeye ubwo Satani azamanura umuriro mu ijuru. Ibyo bintu bizaba biturutse kuki? Kugira ngo Eliya yemerwe, igitambo cye cyemerwe hariya ku musozi Karumeli hakoreshejwe umuriro umanuka uva mu ijuru ukongora igitambo. Satani rero ibyo bintu nawe agenda arabibika kugira ngo igihe Kristo azaba yenda kugaruka, kubera ko igihe cya Eliya hakoreshejwe umuriro, na Satani nawe abibika ahantu kugira ngo azayobye abantu, azigire nka marayika w'umucyo, ajye mu kirere atangaze ko ari Kristo ugarutse, ngo kandi azamanura umuriro mu ijuru ugwe mu maso y'abantu. Abantu rero ngo bazizera nk'uko byagenze mu gihe cya Eliya, ko nabwo nanone kumanura umuriro mu ijuru ngo ibyo bintu kizaba ari igitangaza gikozwe n'Imana. Nyamara ibyo bintu Imana yagiye iduha inyandiko kenshi zigaragaza ko ibitangaza muri iki gihe cya none n'amayerekwa biba bidakwiriye gushingirwaho ngo umuntu abe yagaragara ko ari umuntu w'Imana. Ni muri ubwo buryo rero impamvu ibi mbivuze ni iyihe? Ku byerekeranye n'izi ngingo, hari icyo tubonye Satani yakoreye ku Bayuda bihereye ku Bisirayeli. Icyo gihe ahindura ibyerekeranye n'uburyo yabakoresheje, cyangwa se yashakaga kurogoya umugambi w'Imana, nyamara birapfa. Aba ngaba nabo igihe umucyo w'isabato watangwaga, aba bantu baravuga bati twebwe tuzakomeza kuruhuka ku munsi wa mbere kuko n'ubundi hari abawuruhutseho ntacyo byabatwaye. Noneho rero bigeze ku Bayuda nabo byari byarababayeho, banga kwemera igitambo cya Kristo bashingiye kuko mu gihe cyashize n'ubundi bitamba ari byo byabakizaga. Twongera kubona ibingibi bya Satani nawe uzamanura umuriro mu ijuru, ndetse abantu bakamwizera mu gihe kiri imbere. Ubu rero n'uyu munsi wa none abantu barimo bizezwa ibitangaza,
abantu barimo bizezwa amayerekwa, kandi ni iby'ukuri koko mu ijambo ry'Imana haboneka yuko ngo abantu ngo n'abakambwe bazarota, n'Imana ngo yiyerekaniraga no mu gihe cy'intumwa ikereka abantu mu nzozi. Ibyo ni ibintu byagiye bibaho kenshi, ariko se muri uyu murimo uheruka nk'amagambo tumaze gusoma mu Wifuza Ibihe Byose, agakiza kacu ngo umwuka w'Imana cyangwa se ubugingo Kristo atanga buboneka mu ijambo rye. Niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu dukwiriye kwiga ibyanditswe byera cyane kugira ngo turusheho kurokorwa ibi binyoma bya Satani, kuko hari amagambo twasomye ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. None uyu mutego turawucika dute ku byerekeranye n'ibi bitangaza birimo gukorwa uyu munsi? Ndetse bamwe bakagenda no mu badivantisite b'umunsi wa karindwi tubonye ngo ibi bitangaza byo gukiza indwara bizashyira abadivantisite benshi mu ishungurwa. Rero ibi bintu tuba dukwiriye kubibaho maso cyane kandi tukarushaho gusobanukirwa. Hari impamvu ibi bitangaza bidakwiriye guhabwa agaciro cyane muri iyi minsi iheruka, kuko Satani ni bimwe mu bintu agomba kwifashisha cyane kugira ngo agaragaze ko abantu ari abantu b'Imana. Buriya muri iki gihe cyangwa se umurimo wa Elena wahita utangira mu gihe Imana yari imuhaye ubutumwa agomba kuba kugezaho nk'umuhanuzi, yari ihaye ubuhanuzi bwo mu gihe cy'imperuka. Elena wahita yagiye ahabwa ibintu bikomeye cyane, kandi amayerekwa yagiye agira, hakabaho abantu bagiye bamwigana cyane, bamwe bakagenda bakiba inyandiko ze bakavuga ko ibyo bintu wenda nk'ibibwirizwa bye bakabihindura ukundi, cyangwa se bakanabyemeza, cyangwa se bagafata n'ibibwirizwa bye bakongeraho ibyabo. None ibyo bintu byose bakavuga ko ari Elena White wabyemeje. Bamwe hari abahakanaga amayerekwa ye, hari irindi tsinda ryemeraga amayerekwa ye ndetse rikagenda rikakoresha nk'ibintu yanditse, hanyuma ibyo bintu yanditse bakiyongereraho ibindi ariko by'inyigisho z'ibinyoma, mwuka w'Imana akamuzaho akabicyaha. Hari n'abandi bakoreshaga amayerekwa mu buryo bupfuye, ugasanga barimo mbese Satani mu buryo yakoresheje bwose bwo kurwanya ibyo Elena White yagendaga ahabwa n'Imana. Satani yabikoresheje mu buryo bwinshi, ndetse ku byerekeranye n'ibitangaza Imana imuhishurira uburyo muri uyu murimo uheruka ibyerekeranye n'ibitangaza no gukiza indwara abantu badakwiriye kubyishingikiriza, ahubwo hari umurongo bakwiriye kugenderaho uturuka mu ijambo ry'Imana, kandi ari ryo rikwiriye guhabwa agaciro cyane. Ndetse no mu gukiza abarwayi ibyo bintu bikaba bigomba kwitabwaho cyane, ariko babwirije ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero dukomeje muri iki cyigisho turimo tureba, tugiye kugira amasomo dusoma duhereye kuri iyi ngingo yitwa ibyerekeranye no gukiza cyangwa se gusengera abarwayi. Hari ibintu tubona mu byanditswe byera. Ibyanditswe byera muri Yohana igice cya 11 tubona ibyerekeranye na Lazaro. Yesu azura Lazaro. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Hari ikintu tubonye. Yesu abyumvise, yumvise ko Lazaro arwaye, asubiza ngo iyi ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Kibazo ubu tugiye kugendana, kibazo cy'amatsiko. Ninde wari gusengera iyi ndwara ya Lazaro kugira ngo akire? Niba Yesu yaravuze ngo iyi ndwara ni ngo si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa, iki kintu tuba dukwiriye kugitekerezaho mu gihe tujya gusabira abarwayi. Ese birashoboka ko uwo muntu waba arwaye ari uwo gutuma Imana ihabwa icyubahiro?
none se amarangamutima tujyana imbere y'umuntu tugiye kumusabira kuko arwaye, ni byiza kumusabira. Ntabwo iki cyigisho turimo kwiga kigendereye kubuza abantu gusabira abarwayi, nta nubwo kigendereye kubuza abantu kuba hari ibintu baba barota bo ubwabo hanyuma bigatuma wenda bavuga ngo ibyo twabonye byose birapfuye cyangwa se biciriweho iteka. Niba ari inzozi zawe wigiriye ukumva mwuka w'Imana gukabakaba yuko hari aho bihuriye n'iby'agakiza kawe, kuko birashoboka, byigumanire hanyuma urebe nabwo nanone niba birimo guhura n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo kintu ni ingenzi cyane. Ntabwo tuje gukuraho uburyo Imana isabana n'abantu mu byerekeranye n'inzozi, ariko nabwo nanone ntabwo bikwiriye kuba igihamya gishingirwaho yuko ari byo biba bikwiriye guhora iteka bibwirizwa cyangwa se ukabishingiraho ubihatira n'abandi kuba babyemera. Rwose nemera ko umuntu ashobora kurota ibintu kandi bikaba bifite aho bihuriye n'agakiza ke. Kabiri, ibyerekeranye no gusengera abarwayi, ntabwo turimo kubuza abantu gusengera abarwayi, ariko dukwiriye gushoza kugira ngo tubihuze n'ijambo ry'Imana kandi turebe ko tuyobona mwuka w'Imana. Ngira ngo icyo kirumvikanye. Yesu rero ababwiye aba bantu ati iyi ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Tujye muri Mariko igice cya 5 ku murongo wa 34. Mariko igice cya 5 ku murongo wa 34 haranditswe ngo Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari umugongo. Hanyuma ku murongo wa 34 aravuga ngo aramubwira ati mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro ukire rwose icyago cyawe. Uyu yari amaze imyaka 12 ari umugongo. Yesu amubonye aravuga ati mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro ukire rwose icyago cyawe. Matayo igice cya 8 umurongo wa mbere. Matayo igice cya 8 umurongo wa mbere haranditswe ngo Yesu akiza umubembe. Amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira, maze haza umubembe aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati mwami washaka wabasha kunkiza. Arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati wirinde ntugire uwubwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi uture n'ituro Mose yategetse ribabera ikimenyetso cyo kubahamiriza. Ni ijambo ry'Imana turimo kugenda dusoma. Twongera kubona nabwo nanone Matayo igice cya 9 ku murongo wa mbere tugeze uwa kabiri. Yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu w'iwabo, bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwababwira icyo kirema ati mwana wanjye humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Ahangaha ko ikirema cyari kirwaye gifite uburema, ni kuki Yesu yanje kuvuga ngo uhumura ibyaha byawe urabibabariwe? Noneho iyo tugeze ku murongo wa 6, ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati byuka wikorere uburiri bwawe, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Yesu bamuzaniye ikirema. Yesu umubembe yamugeze imbere. Hanyuma iki kirema aragitangarije ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ni kubera iki Yesu yakibwiye ngo ibyaha byawe urabibabariwe kandi cyari kije ari ikirema kifite uburema kirwaye? Ni ikigaragaza yuko yaba uriya mubembe nk'uko ibyanditswe byera bibigaragaza, ndetse no mu gitabo Ubufuzwa ibihe byose bagerageje gusobanura ibi bintu byerekeranye n'uyu mubembe, ibyerekeranye n'iki kirema cyari gihetswe na bane, ndetse n'uyu mugore wari mugongo. Abo bose tumaze kubona Yesu yakijije, ndetse no mu gitabo cyarengera ubuzima ahagaragaza neza ko igitangaza gikomeye nko muri rengera ubuzima, uburyo bavuze ngo igitangaza gikomeye kuvura umutima w'umuntu.
bityo rero kenshi cyane ibyaha biba byarakozwe n'abantu nibyo bibatera uburwayi, noneho muri uko kubatera uburwayi bigatuma noneho abantu nk'aba ngaba b'ababembe cyangwa se n'uyu muntu wari ikirema, ngo ikintu cyari kimuremereye cyane ni ukuba yaratandukanijwe n'Imana, cyangwa se iryo shyano ryari ryaramugezeho bitewe n'uburyo yitwaye, yari yariyaringije mu buzima, yaragomeye amategeko y'Imana, bityo biriya byari nk'ingaruka z'ibyaha. Ibyo rero icyo byasabaga kugira ngo uwo muntu kugira ngo akire, byasabaga kugira ngo ibyaha bye nabyo abashe kubyihana, abanze yihane kuko yagomeye amategeko y'Imana cyangwa se yagomeye amategeko y'ubuzima, bityo nakosora amakosa yakoze yangiza umubiri we, abashe kubona imbabazi z'Imana, kandi nicyo cyago cye cy'ubumuga yari afite agikire. Noneho rero niyo mpamvu hari amagambo twanditse avuga ngo byaba ari ugukora, cyangwa se aya magambo nayanditse nyakuye mu gitabo cyitwa Inama zigirwa Itorero paji 429, ndetse turi buze no kuyasoma. Ahanditswe ngo byaba ari ugukora ubusa kwigisha abantu gusaba Imana ngo ibakize, batigishwa kureka ibikorwa byangiza ubuzima, bakwiriye kureka gukora ibibi, bakiga gukora ibyiza. Ni ukuvuga ngo ya marangamutima abantu bajya bajyana ku barwayi bakiha ngo barimo kubasengera, ariko batabanje kumenya n'impamvu yateye icyo cyago. Iyo bibaye ngombwa ugomba kubanza gusobanukirwa n'icyo umurwayi ibyamuteje ubwo burwayi bwe. Bishoboka kuba ari amategeko y'ubuzima yangije, ibyo bikaba ari inkuruzi y'uburwayi bwe, kandi ayo mategeko y'ubuzima na n'uyu munsi akaba akiyangiza. Iryo sengesho nubwo wazasenga ute kugira ngo uwo murwayi akire kandi acyangiza amategeko y'ubuzima, iryo sengesho Imana iribara nk'igitutsi. Urugero, niba abantu hari uburwayi bafite, tuvuge wenda nk'umuntu niba arwaye ibihaha, cyangwa se akaba arwaye izi ndwara za diyabete, ariko uyu muntu bikaba byarakomotse kuko yagomeye amategeko y'ubuzima, birasabwa kugira ngo uwo muntu mbere y'uko hagira n'ikindi kintu cyose gikorwa, yigishwa amategeko y'ubuzima, atangira agendera mu mategeko y'ubuzima. Nakomeza kwirohamo ibyo bintu byamuteje ubwo burwayi, ntabwo iyo ndwara ishobora gukira niyo habaho amasengesho ameze ate. Umuntu ashobora kuba yararwaye ibihaha bitewe kuko ari umunywi w'inzoga cyangwa se ari umunywatabi, akaba yararwaye igifu muri ubwo buryo, na ndetse n'amategeko yo kwa muganga hari igihe bamuha imiti bakamubwira bati ntuwongere kunywa ibi n'ibi 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 n'ibi, kuko niyo nkuruzi y'uburwayi bwawe. None rero abantu uyu munsi kubwo kwizera ibitangaza bikorwa, abantu benshi bajyana amarangamutima ngo uyu muntu ni umukristo ararwaye, yatwubakiye urusengero, ni umuntu w'Imana, yarangiritse rwose, dore uko byamugendekeye, kandi ubwo burwayi bwe bukomoka kuko yagomeye amategeko y'ubuzima cyangwa se n'amategeko 10. Biramusaba kugira ngo abanze yaturire Imana, hanyuma Imana ibone gukora igitangaza cyo kumukiza. Niyo mpamvu aya magambo avuga ngo byaba ari ugukora ubusa kwigisha abantu gusaba Imana ngo ibakize, batigishwa kureka ibikorwa byangiza ubuzima, bakwiriye kureka gukora ibibi, bakiga gukora ibyiza. Rero iyo dukomeza dusoma muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 5, nabwo nanone twongera kubona ibyerekeranye na kiriya kirema. Hanyuma tukabona amagambo nabwo nanone yanditswe muri Luka igice cya 5, Luka igice cya 5 ku murongo wa mbere. Luka igice cya 5 umurongo wa mbere. Yesu yarahagaze ku kibaya cy'inyanja cya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Ahangaha n'igihe yarobeshaga ifi nyinshi, ariko noneho twongera kubona ku murongo wa 12 akiza umubembe, kandi tubona hariya ku murongo wa 17 Yesu akiza ikirema. Aya ni amagambo yose agenda agaragaza Yesu uburyo yitaga ku barwayi kandi akanabakiza. Noneho rero kuri iyi ngingo ku byerekeranye no kugukira kw'abarwayi ndetse n'uburyo tukwiriye kwitwara ku byerekeranye
no gusengera aba barwayi, hari icyo ijambo ry'Imana riduhaho umucyo. Mu gitabo Inama zigirwa Itorero mu gice cya 54 muri iki gitabo gishyashya, igice cya 54 kivuga ku gusabira abarwayi. Haranditswe ngo ibyanditswe byera bivuga ko abantu bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Luka igice cya 18 umurongo wa mbere. Kandi niba hariho igihe bumva ko bakeneye isengesho, ni igihe imbaraga z'umubiri zigenda ziba nke, kandi ubuzima ubwabwo bugasa naho bugenda bubaca mu myanya y'intoki. Abigishwa be muri iki gihe bagomba gusengera abarwayi nk'uko abigishwa bo mu gihe cya kera babasengeraga. Kandi hazakurikiraho gukira, kuko isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Dufite imbaraga z'umwuka wera tukagira ibyiringiro bituje byo kwizera bishobora gusohorezwa amasezerano y'Imana. Isezerano ry'umwami wacu rivuga ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakiri. Ni iryo kwiringirwa muri iki gihe nk'uko byari bimeze mu gihe cy'intumwa. Iri sezerano ritwereka amahirwe abana b'Imana bafite, kandi kwizera kwacu gukwiriye kwakira iryo sezerano rivuga byose. Abagaragu ba Kristo ni imiyoboro yifuza gukoresha yerekana imbaraga ye yo gukiza. Ni inshingano yacu kujyana abarwayi ku Mana dufite kwizera. Dukwiriye kubigisha kwizera umuvuzi ukomeye. Haranditswe ngo paje ya 429 ibigomba kuzuzwa ngo isengesho risubizwe. Ndakurarika cyane kugira ngo igihe ugiye gusengera umurwayi uzirikane ibi bintu. Haranditswe ngo ariko igihe dufite imibereho yo kumvira ijambo ry'Imana, nibwo dushobora guhabwa ku masezerano ye. Umunyezaburi aravuga ati iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntabanyumviye. Niba twumvira by'igice ntabwo azadusohoreza amasezerano. Ndimo rasoma muri cya cyigisho kivuga ngo gusabira abarwayi, igice cya 54 mu Nama zigirwa Itorero. Aha haranditswe ngo igihe dufite imibereho yo kumvira ijambo rye, babandi bajya gusengera abarwayi, muzirikane cyane. Mbese twebwe iri jambo ry'Imana turiha agaciro dute? Turaryizera cyangwa se ryaraduhinduye? Niba hari ibibazo tugifitanye n'Imana, amasengesho yacu yo gusabira umurwayi ntacyo azigera amara. Niba Imana ivugira mu ijambo ryayo ugashinga ijosi ariko ukiha ngo uri umuntu ujya gusengera abarwayi, banza wigenzure neza ahubwo utazateza ibibazo uwo murwayi. Niyo mpamvu Kristo ari hano ku isi bamuzaniye umuntu umaze igihe kirekire, umwana wari umaze igihe kirekire arwaye. Bene we bari baragerageje kumujyanira abigishwa bibananira kumukiza. Yesu amwirukanamwo abadayimoni. Bigeze abigishwa baramwihererana baramubwira ngo niki twebwe ni kubera iki uyu muntu twebwe bitashobotse ko tumukiza? Yesu arababwira ngo nukwizera kwanyu guki. Ikibazo rero aba bantu tuvuga ngo tugiye gusengera abarwayi, ese tuba twamaze kwiyeza n'Imana, kwitunganya n'Imana ku buryo Imana itubona ngo isengesho ryacu rizakiza abarwayi kuko natwe tubashije kuba turi mu kwizera Imana kandi tugendera mu kuri kwayo? Aho ngaho uhibaza mu gihe ugiye gusengera umurwayi. Mu ijambo ry'Imana tubafite inyigisho zifitanye isano n'uburyo bwiza bwo gusabira umurwayi. Iryo sengesho ni igikorwa gitunganye kandi ntawe ukwiriye kurisenga ahubutse. Kandi igihe cyose umuntu asabira umurwayi aba akwiriye kugira kwizera gushyitse. Abantu benshi biteza indwara kubwo kutitegeka. Babaho imibereho idahuje n'amategeko agenga ibyaremwe cyangwa se amahame y'imibereho iboneye. Abandi birengagiza amategeko y'ubuzima mu buryo barya n'ibyo banywa, n'ibyo bambara cyangwa bakora. Akenshi ibi nibyo ntandaro yo gucika intege. Abo bantu baramutse bongeye kugira amagara mazima, abo bantu bakomeza kugomera amategeko y'Imana agenga ibyaremwe n'amategeko 10. Bibwira ko Imana igihe ibakijije baba bafite umudendezo wo gukomeza kubaho imibereho ishyira ubuzima mu kaga. Imana iramutse ikoze igitangaza cyo gukiza abo bantu indwara, yabayosha abantu gukora ibyaha.
Mbese aya magambo arumvikana? Amarangamutima tujyana imbere y'abarwayi ni marangamutima ki? Ngo hari abantu kubwo kutumvira amategeko y'Imana cyangwa se amategeko y'ubuzima, abandi birengagiza amategeko y'ubuzima mu byo barya n'ibyo banywa n'ibyo bambara cyangwa bakora. Akenshi ibi nibyo ntandaro yo gucika intege. Abo bantu baramutse bongeye kugira amagara mazima, abo bantu bakomeza kugomera amategeko y'Imana agenga ibyaremwe n'amategeko 10, bibwira ko Imana igihe ibakijije baba bafite umudendezo wo gukomeza kubaho imibereho ishyira ubuzima mu kaga. Imana iramutse ikoze igitangaza cyo gukiza abo bantu indwara, yabayosha abantu gukora ibyaha. Noneho ya magambo nigeze nsoma paje ya 429 ngo byaba ari ugukora ubusa kwigisha abantu gusaba Imana ngo ibakize, batigishwa kureka ibikorwa byangiza ubuzima, bakwiriye kureka gukora ibibi bakiga gukora ibyiza. Muvandimwe wanjye, ndabizi ko abanyamasengesho muri iyi minsi ari benshi, ariko iyo ugiye gusengera umuntu ayo amarangamutima ujyana ni marangamutima ki? Ijambo ry'Imana rivuga iki? Mu Migani igice cya 17 umurongo wa 22. Migani igice cya 27 ku murongo wa 22 haranditswe ngo, igice cya 17 umurongo wa 22, umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Niyo mpamvu hari igihe kenshi abantu baba banarakoze ibyaha byo guhemukira bagenzi babo, kandi ibyo bintu bikaba ari inkuruzi y'uburwayi bafite. Kubera iki? Umunyamujinya uhorana umushiha no kuribwa umutwe ntibibura, cyangwa se kuba ashobora kugwara umutwe udakira kubera intekerezo zamaze kuza mu burozi, ahora atekereza ibibi kuri mugenzi we gusa. Ubwo burwayi bushobora kuba umuntu akayigenda kugira na stroke, cyangwa se akagira uburwayi bw'umutwe udakira. Kubera iki? Ikibazo ahora afitanye na bagenzi be. Birasabwa rero, kandi nzi ko hari abantu benshi indwara zagiye zinanirana kubera izo mpamvu, nyamara bakitabaza abanyamasengesho, ariko izo ndwara zikanga zikananirana. Niyo mpamvu iki gitabo Inama zigirwa Itorero gikomeza kitubwira ngo iki ku ipaje ya 430, abifuza isengesho ryo kuvugurura ubuzima bakwiriye gusobanukirwa ko kwica itegeko ry'Imana ari icyaha, ryaba itegeko rigenga ibyaremwe cyangwa itegeko ry'Imana, kandi bakwiriye kwigishwa ko icyaha gikwiriye kwaturwa kandi kikarekwa. Ibyanditswe byera biradutegeka biti, mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umurimo mwinshi iyo asenganye umwete cyangwa se umumaro. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Usaba gusengerwa akwiriye kubwirwa aya magambo ngo, tuzirikane ibi bintu. Ndabizi ko kenshi cyane tuba turimo kugendana n'amarangamutima ngo ubuzima bw'umuntu bugiye kuducika, ariko ibi bintu amarangamutima akwiriye kuvaho. Haranditswe ngo usaba gusengerwa akwiriye kubwirwa aya magambo, amabanga yo mu buzima bwawe ni wowe ubwawe yazi n'Imana. Niba wihana ibyaha byawe ni umurimo wawe kubyatura. Icyaha cyakozwe rwihishwa, umuntu akwiriye kucyaturira Kristo, we muhuza wenyine hagati y'Imana n'umuntu. Nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, niwe Yesu Kristo ukiranuka. Icyaha cyose ni igicumuro ku Mana, kandi kigomba kwaturirwa Imana binyujijwe muri Kristo. Icyaha cyose cyakozwe ku mugaragaro gikwiriye kwaturirwa mu ruhame. Icyo wafudikiye mugenzi wawe ukwiriye kukikiranuraho n'uwo wafudikiye. Niba rero umuntu ashaka gukira indwara, ndimo ndasoma mu Nama zigirwa Itorero ku paji ya 430, niba umuntu ashaka gukira indwara yarakoze icyaha cyo kuvuga abandi bibi, bishoboka bya bindi nari maze kuvuga yuko umuntu ashobora kuvuga abandi bibi, kandi ibyo bintu bikaba bishobora kumutera indwara yo mu bwonko. Niba yarabibye amacakubiri mu muryango, mu baturanyi cyangwa mu itorero, kandi akaba yarateje amacakubiri no gusubiranamo, niba hari igikorwa kibi yakoze maze agatera abandi gukora icyaha, ibyo bintu bikwiriye kwaturirwa imbere y'Imana n'imbere yabo yafudikiye. Nitwatura ibyaha byacu niyo kwizera kandi kiranukira kutubabarira ibyaha no kutwezaho gukiranirwa kose. Mbega ko hari n'igihe Imana ishobora guteza umuntu cyangwa se ikemera ko uwo muntu arwara kugira ngo yisubireho kuko yagomeye amategeko y'Imana no kuba yaravuze nayo bagenzi be, ariko bikanyura muri iyo nzira kugira ngo gukira k'uwo muntu bizabe biturutse kuko yamaze no kwaturira bagenzi be ibyaha. Akaba aribwo buryo Imana imubonamo. None twebwe rero tukirukanka ngo tugiye gusabira abarwayi, ariko iyi nkuru z'ubwo burwayi
ari ikibazo bifitemo cy'uko bagomeye amategeko y'Imana, kandi Imana ishaka kwigaragaza muri ubwo buryo kugira ngo nubwo arwaye indwara z'umubiri ariko Imana imuboneremo no kumukiza umutima. Igihe tumaze kwikiranura nibwo tubasha kujyana umurwayi ku Mana dufite kwizera. Imana yita ku muntu wese cyane nkaho nta wundi muntu uba ku isi watumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege. Umurwayi akwiriye guterwa umwete wo kwiringira Imana no kugira umunezero. Iyo abarwayi bazanzamutse bakareka kwiheba, nibwo bashobora koroherwa bagakira neza, kuko ijisho ry'Uwiteka riba riri kuri bo, riba kubategereza imbabazi ze. Igihe dusabira umurwayi dukwiriye kwibuka yuko tutazi ko uko dukwiriye gusenga. Ntituzi yuko umugisha twifuza uzaba mwiza cyangwa se kuzaba mubi. Kubw'ibyo dukwiriye kongera ku masengesho yacu iki gitekerezo ngo Nyagasani uzi ibihishwe byose. Aba bantu urabamenyereye neza, uko Yesu abakunda niko ubakunda. Niba byaguhesha ikuzo kandi bikababera byiza izi mbabare, turagusaba mu izina rya Yesu ngo bagarurirwe amagara mazima. Bitabaye bityo, turagusaba ngo ubuntu bwawe bubahumurize kandi ubakomereze mu mibabaro yabo. Mbega abantu tujya gusabira abarwayi tugendana uwuhe mwuka? Imana imenyera iherezo mu itangiriro, izi yuko abo dusabira bazashobora kwihanganira ibigeragezo byabageraho baramutse babayeho. Icyo nicyo gituma tugomba kuvuga ngo bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Yesu yongeyeho ayo magambo yo kwiyegurira Imana igihe yari i Getsemani yinginga Imana ati, Data niba bishoboka iki gikombe kindege. Niba yari akwiriye kuvuga ayo magambo, mbese siko ayo magambo akwiriye guhora mu kanwa k'abanyamafuti bapfa? Batwebwe tujya gusabira abarwayi, guhata ibyo dusaba tudafite umutima wo kwemera gutegekwa n'Imana ntabwo ari byo. Amasengesho ntakwiriye kuba nk'itegeko, ahubwo akwiriye kuba kwinginga. Kibazo ni iki? Muri Daniyeli igice cya 9 haranditswe ngo intambara n'ibyago bizakomeza kugeza ku munsi w'imperuka, niko bitegetswe. Kuri uyu munsi wa none abantu barimo kujya gusabira ngo indwara ziveho, ngo ibyorezo bibeho. Nigeze mpamagarwa n'umuntu mu gihe hariho zaguma mu rugo, arampamagara ngo tusengere ngo icyorezo cya coronavirus ngo kigende. Wowe ari uwanditse Bibiliya, ari nawe urimo kujya gusaba amasengesho ngo ibyorezo biveho, ubwo ufite imbaraga ninde? Abantu barwanya Imana, mujye gusabira ibyorezo, mujye gusabira intambara, mujye gusabira ngo babuze akazi, mujye gusabira abantu ngo babuze iki, ngo abarwayi n'iki. Bibiliya avuga ngo intambara n'ibyago bizarinda bigeza ku munsi w'imperuka, niko bitegetswe. None ngo abantu barimo kujya gusabira ngo uburwayi buhagarare. Buzabaho, ahubwo icyo ukwiriye gusabira umuntu ni ukugira ngo abashe kwihangana, kuko biravuga ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka. Icyo Imana rero ishobora kwemera ko umuntu ashobora gupfa ubwo burwayi. Hano haranditswe ngo Imana imenyera iherezo mu itangiriro, izi yuko abo dusabira bazashobora kwihanganira ibigeragezo byabageraho baramutse babayeho. Ibyo rero kuba yabakiza ni uburenganzira bwayo. Wowe icyo ugomba gusengera ni ukugira ngo ubushake bw'Imana bugaragare kuri uwo muntu. Niba ari umuntu ukwiriye gukomeza akabaho bigahesha Imana icyubahiro, nk'uko twabisomye muri Luka igice cya 11, ngo ubwo burwayi si ubwo kumwica, ahubwo nubwo gutuma Imana ihimbazwa. Ibyo ngibyo ni iby'Imana. Kenshi rero abantu bajya gusengera abarwayi muri iki gihe cya none, agendana umutima, akenshi bamwe na bamwe, ntabwo ari bose, akagendana umutima usa n'ugaragaza yuko niba uwo murwayi adakize arabasebye. Iyo ni inarijye. Birashoboka ko ushobora kumusabira ukimara no gushingura ikirengaho agahita apfa, kandi ibyo ngibyo ntabwo biba bigaragaje ko uri umupagani. Ahubwo ikintu kiba gikwiriye kuzirikanwa n'iki, ni uko uwo muntu wowe wamushyize mu biganza by'Imana, ahubwo Imana ikagaragaza ubushake bwayo. Kuko uyu munsi hano haranditswe ngo Imana imenyera iherezo mu itangiriro, izi yuko abo dusabira bazashobora kwihanganira ibigeragezo baramutse bakomeje kubaho. Icyo nicyo gituma tugomba kuvuga ngo bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Niba yari akwiriye kuvuga ayo magambo Yesu Kristo, niba yari akwiriye kuvuga ayo magambo, akwiriye guhora mu kanwa k'abanyamafuti, akwiriye guhora mu kanwa k'abanyamafuti bapfa. Guhata ibyo dusaba tudafite umutima wo kwemera gutegekwa n'Imana ntabwo ari byo. Amasengesho ntakwiriye kuba nk'itegeko, ahubwo akwiriye kuba kwinginga. Mpamvu ujya kumva ukumva umuntu ngo njyewe nzava hariya ngo ari uko umurwayi akize.
umurwayi akize, aramutse se apfuye. Niyo mpamvu amasengesho yacu afite ibibazo. Hari ubwo Imana ikora ibihuje n'ibyo abantu biyemeje gusaba igakiza umurwayi. Ndimo gusoma ku ipaji ya 131. Hari ubwo Imana ikora ibihuje n'ibyo abantu biyemeje gusaba igakiza umurwayi, ariko siko abarwayi bose bakira. Yohana yategetswe kwandika ngo uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nayo bakurikiye. Uhereye kuri ibi ubona ko igihe abantu badakiza indwara ntawe ukwiriye kuvuga ngo babitewe nuko batizeye. Twese twifuza ibisubizo by'amasengesho yacu by'ako kanya ndetse bitaziguye, kandi tugwa mu kigeragezo cyo gucika intege igihe igisubizo gitinze cyangwa kikaza mu buryo tutari tukiteze. None muvandimwe, iri shungura rikugeze hehe? Satani azakora ibimenyetso n'ibitangaza ayobye benshi. Niyo mpamvu ndimo ndifuza kugira ngo tuzirikane cyane ibi bintu kandi bihabwa agaciro mu gihe gisa n'iki Satani arimo ayobya abantu cyane ku byerekeranye n'amayerekwa ndetse no gusabira abarwayi. Tuzirikane cyane, tubanze, kuko ibyo bintu hari igihe nabwo nanone bimubera umutego umuntu akibwira ngo nibwo buryo bwo kwemerwa n'Imana. Ari byo tugiye gusoza tureba ku byerekeranye n'ibitangaza n'amayerekwa. Igihe rero ngo twasengeye umurwayi muri cya cyigisho cya 54 gusabira abarwayi, igihe twasengeye umurwayi ngo akire uburwayi bwe, icyava muri ubwo burwayi cyose mureke twe kubura kwizera Imana. Niba duhamagariwe guhura n'akababaro ko gupfusha uwo dukunda, nimureke twemera igikombe gisharira twibuka ko ikiganza cya Data wa twese aricyo gifatiye icyo gikombe ku minwa yacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amagambo arumvikana kandi dukwiriye kumva icyo umuburo w'Imana uvuga muri iki gihe cya none kuruta kugendera ku marangamutima yacu. Ku byerekeranye rero n'ibitangaza, iyo dusomye ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2, ndagira ngo twihute tunagana ku musozo. Iyi byerekeranye n'ibitangaza haranditswe mu cyigisho cya 5 ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2, haranditswe ngo Satani azakoresha uburyo bukomeye bwo kwiyoberanya kugira ngo yinjize ibihimbano by'abantu byambaye imyenda y'abamarayika. Nyamara umucyo uva mu ijambo ry'Imana umurika mu mwijima, kandi Bibiliya ntizigera na rimwe isimburwa n'ibikorwa by'ibitangaza. Ukuri nubwo kwagwa kugomba gushakirwa nk'ubutunzi buhishwe, ntabwo kumurikirwa gutangaje kuzatangwa kutavuye mu ijambo ry'Imana cyangwa ngo kurisimbura. Mushikame ku ijambo ry'Imana, muryakire kuko ari ryo rizahesha abantu ubwenge bubageza ku gakiza. Tuzahura n'abavuga ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, hazabaho inzozi n'amayerekwa by'ibinyoma, ariko mubwirize ijambo ry'Imana, ntimutandukane n'ijwi ry'Imana rivugira mu ijambo ryayo. Ntimugire icyo mukundira kubayobya intekerezo. Ibitangaza, ibintu by'agahano bizabaho kandi bigaragazwa binyuze mu bushukanyi bwa Satani. Ibitangaza bikomeye iby'abantu bihimbiye bizemerwa. Mwitondere ibi byose, kuba maso cyane. Harakomeza havuga ngo Satani anezezwa niyo abagabo n'abagore bavuga ko bafite imbaraga ikomeye y'umwuka nyamara basuzugura amategeko y'Imana, kubera ko bayobya abandi binyuze muri uko kutumvira, bityo akaba ashobora kubakoresha nk'abakozi b'ingirakamaro mu murimo we. Rero ngo igihe umuntu ukora ibitangaza asuzugura amategeko y'Imana, icyo ni igihamya cya mbere cy'uko niyasabira abarwayi bagakira uko byagenda kose abayobowe n'imbaraga ya Satani mu gihe asuzugura amategeko y'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Abantu benshi bavuga bakomeje ko ari abera kandi bakirata ibitangaza bakora bakiza abarwayi, nyamara basuzugura urugero rukomeye rw'ubutungane. Ariko siko gukiza gukorwa binyuze mu mbaraga yande. Mbese amaso y'abantu bose abona ko bica amategeko y'Imana, cyangwa babafata nk'aho ari abana bicisha bugufi kandi biteguye kumvira ibyo Imana isaba byose. Yohana icyo avuga kubiyita abana b'Imana, uvuga ko muzi ntitondera amategeko ye ni umubeshi, ukuri ntikuri muri we. Nta muntu ukwiriye gushukwa. Amategeko y'Imana yera nk'uko intebe yayo y'ubwami yera, kandi umuntu wese wabaye ku isi agomba gucirwa urubanza nayo. Nta rugero ngenderwaho rwo gupima imico. Niba batavuga ibihwanye n'iri jambo biterwa nuko nta mucyo barimo. None se urubanza ruzacirwa hakurikije ijambo ry'Imana cyangwa ibitekerezo by'abantu nibyo bizemerwa? Kristo aravuga ati muzabamenyera ku mbuto zabo. Niba bakiza abarwayi bishingikiriza kuri ibyo, bakigira shasha, birengagiza amategeko y'Imana kandi bagakomeza kutayumvira, nubwo baba bafite imbaraga uko yaba imeze kose, ntibivuze ko bafite imbaraga ikomeye y'Imana. Ibiramambu bafite imbaraga ikomeye ikora ibitangaza yabamushukanye ukomeye igice. Amategeko y'Imana yica amategeko y'Imana kandi akoresha amayere yose kugira ngo abashe kugira abantu impumyi be kubona imiterere nyakuri y'amategeko.
twaburiwe ko mu minsi ya nyuma Satani azakora ibimenyetso n'ibitangaza by'ubushukanyi, azakomeza gukora ibyo bitangaza kugeza ubwo imbabazi zaba zirangiye, kugira ngo aje abyerekana avuga ko ari ibihamya by'uko ari marayika w'umucyo atari w'umwijima. Bavandimwe, tugomba kwitondera igisa n'ubutungane cyemera kwica amategeko y'Imana. Abantu bakanagira amategeko y'Imana kandi bakigenzura bifashishije urugero bishyiriyeho, ntibazashobora kwezwa. Ibitangaza rero bigomba kuzakwira ku isi yose, kandi hari impamvu Imana igaragaza ko ibitangaza atari cyo gihamya kigaragaza ko abantu bemewe n'Imana. Tukwiriye kubibaho maso cyane. Niyo mpamvu ku magambo ngira ngo twerekera ku musozo tuzirikane ibintu, impamvu ibitangaza bifite agaciro gake muri iki gihe. Tuzirikane abantu bakomeje kwizera yuko ibitangaza bigomba gukorwa mu murimo uheruka byo gukiza uburwayi. Nyamara uhereye ku magambo dusomye no mu nama zigirwa Itorero, abantu baba bakwiriye kubanza kwigishwa ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana ku burwayi bumwe na bumwe bugenda bufata abantu, baba bikomotse ku kutubahiriza amategeko y'Imana. Ngo Imana rero byaba ari ukoshya abantu gukora ibyaha iramutse ibakoreye igitangaza cyo kubakiza. Impamvu rero ibitangaza bifite agaciro gake muri iki gihe, ku ipaje ya 44 muri cya gitabo ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2, uburyo Kristo yakoraga bwari ukubwiriza ijambo ry'Imana ndetse no gukiza uburibwe yifashishije imirimo itangaje yo gukiza. Ariko naburiwe ko muri iki gihe tutagomba gukora muri ubu buryo, kubera ko Satani azakoresha imbaraga ze ibitangaza. Mwibuka ahantu twahereye tureba uburyo Satani yagiye akata Nikorosi akagenda ashuka abantu. Na n'uyu munsi kubera ko azi ko ibitangaza byagiye bikorwa kenshi, n'uyu munsi ashaka kubikoresha mu murimo uheruka. Kristo arabwira abantu rero gukoresha ijambo ry'Imana, akaba ari ryo rikora umurimo bitanyuze muri ya mirimo y'ibitangaza ngo twakijije abarwayi, twasengeye abarwayi, kuko ibi bintu Satani ari byo arimo gukora muri iyi minsi. Azatera abantu kurwara kandi izo ndwara zibakuremo. Ubwo rero mu muburo duhabwa, ngira ngo soma aya magambo umuntu wese atega amatwi, kuko ubuyobe bwa Satani muri iki gihe burahari bwinshi. Uburyo Kristo yakoraga bwari ukubwiriza ijambo ry'Imana ndetse no gukiza uburibwe yifashishije imirimo itangaje yo gukiza. Ariko naburiye ko muri iki gihe tutagomba gukora muri ubu buryo, kubera ko Satani azakoresha imbaraga ze ibitangaza. Abagaragu b'Imana muri iki gihe ntibakwiriye gukora yifashishije ibitangaza, kubera ko hazakorwa imirimo y'ubuhendanyi yo gukiza ikitwa ko ikomoka ku Mana. Kubera iyi mpamvu Imana yagaragaje uburyo ubwoko bwayo bugomba gukora umurimo wo gukiza bugendanye no kwigisha ijambo ryayo. Ngo bugendanye n'iki? No kwigisha ijambo ry'Imana. Ibintu byo kwirirwa mu masengesho ngo batuzaniye abarwayi, abantu bakagenda birata ibitangaza ngo abarwayi babo barakize. Natangiye mvuga ngo ntabwo ndimo gukuraho yuko abantu bakwiriye gusengera abarwayi, ariko reba niba atari cyo kintu wagize igikubitisho cy'uko wemewe n'Imana. Hagomba gushingwa amavuriro, kandi agomba kugira abakozi bazakora umurimo nyakuri w'ivugabutumwa rijyanye no kuvura. Ni ukuvuga ngo buriya abadivenisi b'umunsi wa 7 twahushije intego, nongere nyisubiremo ngo twahushije intego yuko ibitaro byinshi uyu munsi Roma yabyigaruriye ikaba irimo gukoresha imiti yo muri farumasi yayindi y'uburozi. Ubundi ibitaro by'abadivenisi b'umunsi wa 7 byakabaye atari n'ibyo gushaka amafaranga, atari yo ntego ya mbere, ahubwo bigendereye gutanga inama ku byerekeranye n'ubuzima, ya miti 8 duhora twiga. Iyo ngiyo iyo iza kugenderwaho abantu bakigishwa uburyo bwo kwitungira amagara, byari guhuza na rya somo ryo kuvuga ngo muri Bibiliya ryanditswe ngo nugira umwete wo kumvira amategeko ngo utegeke uyu munsi, nta ndwara nzaguteza nk'iyo nateje abanyegiputa. Ibitaro by'abadivenisi byakabaye ari ibitaro birimo gutanga inama ku byerekeranye n'ubuzima, uburyo umuntu yitungira amagara, uburwayi bwaza nabwo bakavurwa hakoreshejwe imiti kamere, kandi hakaba hari abaganga babitorejwe. Ariko uyu munsi wa none kubera kuguhusha intego, niho turimo kujya kurwanira imiti yakozwe na Roma yuzuye uburozi kandi yangiza umubiri ku rwego rukomeye. Niyo mpamvu n'iki ngiki tuba dukwiriye kugisabaho Imana imbabazi cyane. Ariyo mpamvu rero
ngo kubera iyi mpamvu Imana yagaragaje uburyo ubwoko bwayo bugomba gukora umurimo wo gukiza bugendanye no kwigisha ijambo ryayo, hagomba gushingwa amavuriro kandi agomba kugira abakozi bazakora umurimo nyakuri w'ivugabutumwa rijyanye no kuvura. Bityo imbaraga y'uburinzi zagota abantu bazaza kwivuza ku mavuriro. Aya niyo mabwiriza Imana yatanze y'uburyo umurimo w'ivugabutumwa bwiza rijyanirana no kuvura ugomba gukorwa ukagera ku bantu benshi. Rero ibitangaza mu ntambara iheruka ntabwo byoroshye gusobanura uko bizagendekera abantu b'Imana bazaba bakiri ku isi igihe ibyago biheruka n'ikuzo rituruka mu ijuru rizakomatana. Ubwoko bw'Imana buzagendera mu mucyo uturuka ku ntebe y'ubwami y'Imana. Hazabaho gukorana hagati y'ijuru n'isi hifashishwa abamarayika. Satani azengurutswe n'abamarayika babi avuga ko ari Imana, nawe azakora ibitangaza by'uburyo bwose kugira ngo abibye n'intore bibaye bishobotse. Ubwoko bw'Imana ntibuzabonera uburinzi bwabwo mu gukora ibitangaza kuko Satani azigana igitangaza icyo ari cyo cyose azaba ashoboye. Ubwoko bw'Imana bwashunguwe kandi bushikamye buzakura imbaraga mu kimenyetso cyavuzwe mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 12 kugeza wa 18. Buzaba bushikamye ku ijambo rizima ari ryo iringo handitswe ngo. Bitangaza rero bantu mushingira ukwizera kwanyu ku bitangaza karabaye. Abaramya Imana bazagaragazwa by'umwihariko nuko bita ku itegeko rya 4 kubera ko iri tegeko ari ikimenyetso cy'imbaraga y'Imana yo kurema n'igihamya cy'uko umuntu ayumvira kandi akayubaha. Abanyabyaha bazagaragazwa none umuhati wabo wo gusenya urwibutso rw'umuremyi babyihitiyemo maze bakerereza urwashyizweho na Roma. Muri icyo kibazo abakristo bose bazirimamo amatsinda birakomeye ariyo abumvira amategeko y'Imana kandi bakizera Yesu, n'abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo kandi bagashyirwaho ikimenyetso cyayo. Nubwo Itorero na leta bizafatanya imbaraga zabyo kugira ngo bihatire aboroheje n'abakomeye, abakire n'abakene, imbata n'ab'umudendezo kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, ubwoko bw'Imana bwo ntibuzacyakira. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muvandimwe, reka nsoreze aha hantu. Tubonye uburyo umurimo w'Imana ugomba gukorwa mu byerekeranye no kuvura abarwayi. Uyu munsi ntabwo twize iby'imiti, ariko abadiventisiti b'umunsi wa 7 nguyu umurimo ugomba gukorwa muri iki gihe birimo kugenda binafungwa n'ivugabutumwa. Ivugabutumwa ryari rikwiriye kwimukira mu murimo w'ubuvuzi, kandi mu murimo w'ubuvuzi ugomba gukoranwa umwete, ndetse abantu tukaba tuzi uburyo bwo kwitungira amagara. Ya miti 8 nk'uko twayize, buri muntu wese agaharanira gushyira ibyo bintu mu bikorwa. Bitabaye ibyo ngibyo rero tukizera ibimenyetso n'ibitangaza, tukizera yuko dukiza abarwayi tukabasengera, twaba turimo guhusha intego. Aho twagenze nabi hose twihane, kandi abahanuzi b'ibinyoma baza bakora ibitangaza. Ibyo byose dukwiriye gusanga umucyo w'ijambo ry'Imana kuko niwo mucyo w'ukuri ukwiriye muri iki gihe cya none. Imana idufashe cyane deo kuyoborwa nayo, kandi muri iki gihe cy'inyongezo dufite, igihe cyo kuzuza igikombe no kugaragara kw'ibiri mu muntu, twe kuba babandi bava mu byizerwa kandi twarahawe umucyo uhagije. Imana itugirire neza. Nebishima tuzongera mu gihe runaka ntazi. Imana ikomeze kudufasha no kutuyobora mu kuri kwayo mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Nanone turagushimye Nyagasani kubw'iki cyigisho gitambutse kitwereka uburyo dukwiriye kwita ku buzima bwacu, ndetse tugomba gufasha bagenzi bacu igihe bahuye n'ibyago, kandi tukirinda ubuyobe bwose bwa Satani. Uko abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka kandi bakora ibimenyetso n'ibitangaza, tubonye ko mu buryo bwose Satani igitangaza cyose azagerageza kukigana, ariko turarikira gushyira intekerezo zacu ku ijambo ryawe, dore ko ryakirana umutima ukunze kandi ugushima, ndetse wiringiye ko dukizwa naryo, kandi n'imibiri yacu ikabasha kuzahuka binyuze mu kukwizera no gukoresha uburyo bwose washyizeho kugira ngo imibiri yacu ibashe kuzahuka. Turinginze rero kugira ngo aho twakugomeye utubabarire, tukugirireho umugisha kubwo kwakira imbabazi zawe no kugira amahoro yo mu mutima, kandi n'imibiri yacu ibashe kuzanzamuka. Tubisabye mu izina rya Yesu Umukiza, amen.
utamusanga uyu munsi? Kuki utamwitaba none? Igihe kirahita vuba, uyu munsi ni wo wawe. Reka Yesu aguhumurize n'ubutunzi bw'igiciro. Kuki utamusanga uyu munsi? Kuki utamwitaba none? Ese niwumva mu mutima wuzuwe n'umwuka wera, niwifuza kumurikirwa na Yesu agukomeze. Kuki utamusanga uyu munsi? Kuki utamwitaba none? Kubera iki wanga kwitaba urupfu rugusatira? Ngwino Yesu akumurikire, ngwino aragutegereje. Kuki utamusanga uyu munsi?